Ushobora kuba utarigeze wumvaho iyi nkuru. Mu mwaka wa 2015 Cristiano Ronaldo yakoze ikintu kidasanzwe. Yambaye imyenda itangaje cyane, yishyiraho imisatsi n'ubwanwa bw'ubukorano, arangije yerekera mu muhanda wa Madrid gukiniramo umupira. Aha nta muntu n'umwe wigeze umusobanukirwa kandi nta n'uwigeze umumenya, kubera ko yari yiyoberanyije ku buryo buhambaye cyane. Akigera muri uwo muhanda wa Madrid, yatangiye gukora udukoryo n'utumanyeri twose asanzwe akorera mu kibuga, ariko nta muntu n'umwe wigeze umumenya, nta n'uwifuje gukina nawe, kuko n'abamubonaga bose babonaga asa nk'aho ari gukora ubusa, kandi asa nk'aho ari umuntu utagira ikintu akora. Niyo mpamvu abantu bose yageragezaga guhereza umupira bawumuherezaga birukanka, kubera ko bari bafite ibintu byinshi byo gukora. Ronaldo yamaze hafi iminota 40 yabuze umuntu akinana nawe, kugeza naho yaryamye hasi, ariko biranga akomeza kubura umuntu bakinana. Hashize nk'iminota 50 haje akana gatoya gatangira gukina nawe. Barakinnye mu mwanya utarambiranye, Cristiano Ronaldo yatangiye kwikuraho bya bintu yari yishyizeho, ari byo byatangiye gutuma abantu bamubona, ku buryo batangiye kuza bashaka kumureba. Batangiye kugira amatsiko yo kumenya uwo muntu wigeze akinira aho ngaho, akaba atangiye gukurura abantu, kandi abantu bahoze bamunyuraho uko bishakiye kose, nta muntu washakaga kumureba. Mu gihe yagendaga yikuraho iyo misatsi n'ubwo bwanwa, yari ari no gusinya kuri iyo baro ayihereza ku kana, ari naho uruvunganzoka rw'abantu rwamwuzuyeho, kubera ko bari bagize amatsiko yo kumenya uwo muntu, kandi uwo muntu azwi. Nitwa Jacques Bukimana. None byaba bivuze ko umwanya munini dutakaza turi gukora cyane twakabaye tugabanyaho, tugashakisha no kumenyekana? Ni igihe kingana gute twakabaye dukoresha dushakisha ko abantu batumenya, ikindi tukagikoresha mu kazi kacu? Byaba bisobanuye ko twakabaye dukora akazi kose, ariko tukagakora mu buryo karaza gukurura abantu, kandi bigatuma bahora batumenya kandi badushaka. Tugiye kubisobanukirwa twifashisha igitabo cy'amategeko 48 y'ububasha, uko cyanditswe na Robert Greene. Uyu munsi turaza kwibanda ku itegeko rya 6, kuko ayandi yose twayavuze mu biganiro byatambutse. Niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe kuri Muzima Docs kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byacu byiza kandi ku gihe. Shaka kuvugwa kandi ukora uko ushoboye kose, wigarurira intekerezo n'amaso by'abantu. Buri kintu cyose kicirwa urubanza hashingiwe ku buryo kigaragara. Ibyo abantu batabona nta gaciro bihabwa, rimwe na rimwe bifatwa nk'aho bitanabaho. Ntuzigere wemera kuba mu kivunge cy'abantu cyangwa ngo wibagirane. Garagara, shaka uburyo cy'abantu bose bakubona byanze bikunze. Ihindure nk'icyuma kimurikira abantu bose kandi gishashagirana. Kora uko ushoboye kose witandukanye n'abantu bagaragara bisanzwe kandi batinya kwerekana uwo bari we. Iri ni itegeko rya 6 dusanga muri iki gitabo. Robert Greene asobanura neza iri tegeko yifashishije inkuru dusanga muri iki gitabo. Inkuru ya P.T. Barnum. Mu mwaka wa 1810 havutse umwana udasanzwe witwaga Phineas Tyler Barnum, wari kuzaba umuntu ukomeye, ariko yavukiye mu muryango uciriritse, ku buryo ku myaka 12 ye yatangiye gucuruza bombo n'inzoga. Muri iyo mirimo yakoze niho yagiye yigira amayeri yo kureshya abakiriya be. Yagiye atera imbere gake gake, ku buryo mu mwaka wa 1831 yafunguye ikinyamakuru. Mu 1835 nibwo yaje guhura n'umugabo witwaga Aaron Turner, wari ufite circus ikomeye cyane muri Amerika. Icyo gihe yaje gufata Barnum amugira umwungirije muri iyo circus. Igitondo kimwe Turner yaje kwambika ikote ryiza cyane Barnum, arangije amusaba guca mu mujyi. Mu gihe yari akiri guca muri uwo mujyi, Turner
yaragiye atangaza ibihuha ko uyu muntu ari Ephraim Avery. Uyu Ephraim yari azwi nk'umwicanyi muri Amerika ariko utarigeze uhamishwa ibyaha n'urukiko. Ibi bikimara kugera mu bantu benshi batangiye kumukurikira ndetse banagerageza kumurwanya ngo bamwice, ariko yagerageje kwirwanaho, arangije abemeza ko bagomba kujya muri sakasi akaba ariho baza kubonera ukuri. Barabyemeye, barangije baramukurikira abajyana muri ya sakasi ya Tana. Bakimara kugerayo, Tana yahise avuga ko ari we wakwirakwije ibihuha avuga ko ari we Avery kandi ko uwo wari umukino wo gutebya. Tana akimara gusubiza abo bantu, Banamu yasigaye mu gihirahiro kubera ko banagerageje kumwica nuko yirwanyeho. Ibi byatumye atangira kwibaza impamvu Tana yabikoze, nuko Tana amusubiza ko byose byari mu nyungu zabo. Amubwira ko ikintu cyose bakeneye kugira ngo batere imbere ari ukumenyekana kandi no gukurura amatsiko y'abantu. Iki cyabaye ikintu kidasanzwe cyane mu buzima bwa Banamu kuko niryo somo yize ridasanzwe mu buzima bwe, ari naryo ryatumye mu mwaka w'1941 afungura mize akazajya akora ibintu bidasanzwe kandi akanashyiramo ibintu bikomeye cyane kugira ngo ajye akurura abantu. Bimwe mu bintu bidasanzwe yakoze nuko yafashe umugabo akamuhereza amabuye 5. Nuko yamuhaye amabuye 5 akamubwira ko amabuye anagomba kuyashyira hafi y'ingo ye mu muhanda, nuko akazajya agenda afata iryo rimwe ryasigaye mu ntoki akagenda risimburanya na yandi yose yagiye ashyira aho ngaho. Ibyo byatumye abantu bari muri uwo mujyi batangira kugira urujijo rukomeye cyane, bakazajya bahora bamukurikirana hajya bagasanga yinjira muri ya mize ya Banamu agasohokera inyuma. Ibi byatumaga abantu benshi baza ahari bakinjira muri ya mize ye kandi bishyuye. Nanone ikindi kintu kidasanzwe yakoze, yigeze kugenda avuga ko hari umugore ufite imyaka 161, nyuma baza kumenya ko byari ibinyoma. Nyuma aza kuza aje gushyigikira ibintu bye, avuga ko uwo mugore yari irobo kandi ari n'ibyuma. Ibi nabyo byatumye akomeza gukurura abantu muri mize ye kandi ariko bagenda bishyura. Ibyo byakomeze kujya mbere cyane, akora ibintu bidasanzwe. Nibwo yaje gufata urugendo yerekera mu Burayi afite iyindi nkuru. Yari afite igikuri, icyo gikuri cyakoraga ibintu byinshi cyane bitangaje, ari nabyo byakuriraga abantu benshi kumusanga. Yageze mu Bwongereza ahura n'umwami waho, umwami aramunezererwa arangije amwitaho. Aha niho yabereye igitangaza, arangije amenyekana ku isi hose. Banamu yumvisha ukuri kw'ingenzi ku birebana no gukurura amaso y'abantu. Iyo amaso y'abantu akuriho ufite ububasha bwihariye. Kuri Banamu gukurura abantu byasobanuraga gukurura itsinda. Nk'uko yaje kwandika ati, itsinda ryose rifite inyungu. Amatsinda akunda gukora ibintu bimwe. Iyo umuntu umwe ahagaze abandi nabo barahagarara. Kugira ngo ukore itsinda ugomba gukora ikintu gitangaje kandi kidasanzwe. Ikintu cyose gitera amatsiko kandi kidasobanutse gikurura abantu. Iyo umaze kubona amaso yabo ntukayarekure. Iyo uyarekuje abanzi bawe bahita bayafata. Mu ntangiriro y'urugendo rwo kuzamuka, shyira imbaraga zawe zose mu gukurura amaso y'abantu. Banamu akomeza gusimangira neza ko n'ibyo waba ukora byose abantu baba batakumva cyangwa ngo bagusobanukirwe, ugomba kutinubira uburyo bagufata. Iyo umucamanza yitabiriye imikino y'intambara nko kurwana ku mafarasi, azamenya neza ko ifarashi ye yambaye neza kandi ko nawe yambaye neza, kugira ngo abantu bose baze kumureba bamurangarire kuruta abandi bose bahanganye nabo. Iri tegeko warisobanukirwa neza ubajije umucuruzi cyangwa se uwundi muntu ukora ibintu byose bisaba ko agomba kuba afite abantu benshi. Aha niho umenya uburemere bw'iri tegeko. None ibi byaba bisobanura neza ko ikintu cyose twagakoze cyakabaye gifite aho gihuriye no gukurura amatsiko y'abantu. Cyaba gifite aho gihuriye no kugira ngo abantu bahorane ishusho yacu mu mutwe.
Ni naha dusoreje ikiganiro, manza umenye neza ko wakoze subscribe, kandi niba waranayikoze uduhe igitekerezo kandi usangize na bagenzi bawe ibi byose tuba twigiye hano. Tubashimiye ko mudahwema kudutega amatwi, murakagira amahoro n'amahera mu buzima bwanyu.